ijuru tuvuga riraharanirwa. Niyo mpamvu Yesu Kristo atangira n'intumwa ziwe, yatangira n'intumwa 120 amakajya ku ntumwa 70, 70 akuramo 12, 12 akuramo batatu akuramo umwe ngo yegamiraga wenyine gusa. Imana ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire ikibazo suko usenze igihe kinini cyane, ahubwo muri wowe uracyafite inzira zigana Siyoni. Bibiri bivuga abantu bafite inzira zigana Siyoni, bavuga ngo iyo bageze mu gikombe kirwa baka, iyo bageze mu gihe cyo gufunga inzu, urusengero rwacu uvuga ngo Uwiteka ni kari mu mitima yacu, uzukore kandi wagure. Ko yagiranye ibihe byiza na korari, yagize ko yagiranye ibihe byiza n'itorero, wabyumvishije, yibagiza ko yagize ibihe byiza wowe wenyine ari ku musozi. Ibi bihe ni ibihe byiza bikwibutsa abantu mwajyanye ibihe byiza byo gusenga. Imana ihabwe icyubahiro. Icyamba Imana ikakwereka ko ari wowe ukenewe mu isengesho. Zagunda kubivuga cyane cyane abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, zagunda kubibabwira. Ijambo narigira cyane nkunda kuribwiriza. Mwabavuga ngo intsinzi iryoha kurusha izindi ntsinzi ni ugushimira aho wasebeye. Ikintu gikomeye cyane, gikomeye ni ukuba ugitunze Kristo. Kuba utunze amafaranga rwakomaze ntiwarubwira ngo nuburetse mbanze njye kuyabikuza kuri banki ndaguhereza, kandi ntirurya ruswa. Imana ihabwe icyubahiro. Hari umurenge avuga ngo rutwara umuto ntirusigaza umusaza. Yakiba twari tuzi ko twese turi abagenzi. Maranye iminsi ijambo rivuga ngo mu isengesho ni wowe Imana ikeneye. Mu rugo iwawe uzi ko inshingano zujuje, murakundana n'ishari n'ishushu, ariko wapfuye haboneka undi gusimbura. Aramubwira ngo mbonye ikintu kimeze nk'agacu k'imvura. Aramubwira ngo sura, aramubwira ngo mbonye noneho cyabaye Kigali. Ngo ahita abwira, aramubwira ngo imvura igiye kugwa ari nyinshi. Imana ihabwe icyubahiro. Aramubwira ngo imvura igiye kugwa ari nyinshi, kandi imvura igiye kugwa ari nyinshi ntabwo ari imvura ije guhembura imyaka. Nuko ari nge muhanuzi wari warahanuye mvuga ngo imvura ndayihagaritse, ni nanjye yongera kubwira ngo imvura irongera agarutse. Imana ihabwe icyubahiro. Ahita aramubwira ngo mugiriye inama, hanyuma wowe n'umugaragu wawe nimunyonge igare ryanyu mwihute, anabarangira inzu bajya kugamamo. Amaze kuyibarangira inzu avuga ijambo rikomeye cyane. Nimubwira ngo ibuka ko muri harimo ibihe byatumye winjira muri iyo nzu bamwe. Ibuka ko muri harimo ibihe byatumye wubaka urwo rugo. Ibuka ko muri harimo ibihe byaguhaye kubyara. Ibuka ko muri harimo ibihe byakurinze kurwara covid. Ibuka ko muri harimo ibihe byakurinze kwicwa n'indwara z'ibyorezo. Umenya ko ari wowe Imana ikeneye, nta bantu benshi Imana ikeneye, ikeneye wowe. Imana ihabwe icyubahiro. Abantu bagiye kure kubera ko wanze gutamba ibitambo ngo abantu bakwiye ngo uzarusenya. Yewe burya nakubwirira ijambo rikomeye cyane, wubakiye ku banuzi ntiwakiye ku Mana. Anya ngo kubera yuko yagiye afite ibyaha Imana itimutsindaho. Bibiliya ivuga ngo Dawidi ngo ahita arababara cyane. Ariko bakunzi b'Umuremyi TV, mutubwire, uza yishwe nuko Uwiteka ari umugome cyangwa yishwe n'ibyaha bye? Satani yateye abantu ntibakimenya ko Satani yabateye. Yakwambuye ibihe byo gusenga, natangiye mbivuga. Hanyuma ikibazo cyakugeza ari mu kazi ngo Imana yarambeshye, Imana yarandetse. Ntabwo Imana yakuretse, aho waganiraga n'Imana sura cyajya kuganira nayo. Ko Imana narivuze naritamutsije ku manzi no kwandi macano yandi. Hanyuma aba bashumba bashumbye amadini bafite ibintu bakoreraho, Imana yagize ngo ije ikureho. Abashumba bagize uko bashumbye amadini bafite ibintu bacishije, imbaraga bacishije. Izi nsengero bari kujyamo ugasanga insengero zose zitatse amavazi zirimo ibintu bitandukanye. Aba bantu barimo bakora ku bantu ngo faya bakagwa. Imana iraje itsemba ubwami bwabo, kuko Imana ishaka kongera kubaka ubwami bwayo. amahoro y'Imana nabane namwe mwese mudukurikira abakunzi bacu igihe cyose. Imana ibaho umugisha mwebwe abakurikira Umuremyi TV mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba. Turabashuje nabo mu mujyi wa Kigali, namwe abari muri diaspora turabashuhuje. Imana ibarinde.
mwebwe mwakanze subscribe like comment kuri channel zacu. Imana ibahe umugisha, turarubasabiye. Namwe mwese mudukurikira ku manywa na nijoro, namwe turabashuhuje. Abo muri East Africa turabashuhuje cyane, muri Congo, Uganda, mu Burundi turabashuhuje, Tanzania turabashuhuje. Imana ibarinde kandi ibakomeze ibihe byose. Namwe murwaye, Imana ibakize mu izina rya Yesu Kristo. Namwe mufite ibibazo, hari Imana ibakiza, kuko Imana ni ikomeye kandi niyo iturinda ibihe byose. Reka rero tubahe karibu kuri channel zacu Umuremyi TV, kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu. Muri uyu mwanya rero tugiye kwakira umukozi w'Imana, murebe imbere yanyu. Reka tumusuhuze, tumwakire mu izina rya Yesu, kuko nibwo bwa mbere twatumwakiye ku Umuremyi TV. Reka tumusuhuze, araza no kutwibwira n'ubundi muri uyu mwanya. Yesu nashimwe, umukozi w'Imana. Amen. Sahimbazwe. Amakuru yanyu? Turashima Yesu. Mumeze mute? Turashima Imana. Yego. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi cyane. Duherukana icyumweru gishize. Yego. None se wenda muri uyu murimo w'Imana umaze igihe kingana iki? Maze mu gihe kingana iki? Mu gihe cyane cyo kubaho. Cyo kubaho? Uvuka mbese wari navuka. Wavuka. Ivuga ubutumwa ritangiye ryari? Kiri umwana muto. Wabatijwe ryari? Muri bibiri. Muri bibiri? Yes, muri bibiri. Twabatirijwe rimwe. Muri bibiri. None se wavutse uri umuvuga ubutumwa wa? Yes. Mvuka mu rugo rukijijwe, iwacu barakijijwe. Byamfashije mu gakiza, bituma nkura. Yego. Imana ishimwe cyane. Rero murumva ko tugiye kuganira n'umukozi w'Imana wavutse akijijwe, noneho akaba akinakijijwe. Siko bimeze se? Yego. Uracyakijijwe cyane. Cyane rwose. Ariko mu rugo wenda hari uwigeze se umvuga butumwa mu rugo? Nge nakubwiye ngo nge mvuka mu batambyi, mu bashumba, abarimu n'abapasiteri. Yego. Reka. Yego. Ngaho mbwira. Nakuriye ku biganza byiza. Hanyuma izi ni imbuto zindi zabonera ku ruhande, ntabwo nazishinja ababyeyi, nzi ko bandeze neza. Ahubwo navuga ngo ni ku bwanjye cyane giti, ntabwo ari ku babyeyi. Yego. Aracyari umusore? Oya? Nambaye impeta. Imana ishimwe cyane. Umusaza. Imana ishimwe kuba ndi kuganira n'umugabo. Urya yari umugabo aba ari byiza cyane. Yego. Ariko biragaragara ko ukiri umusore, wagira ngo uri umusore. Ndashaje. Iyo ngeze mu rugo bavuga ngo muzehe, wiriwe neza muzehe. Ari umwana ariko. Oya, barabivuga ariko. Rwose barabivuga. Biragaragara nko mu maso ko ukiri mutoya, ariko buriya ni kubera Yesu. Oya, ni ukubera Yesu. Mahoro Yesu abantu be, ntagira akagero ndarondoreka, ajya humuriza abayafite, rutayata ntabwo yayakurwaho. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Ibyishimo byacu n'ibyago byacu biva mu rukundo rw'Umwami wacu. We gushidikanya jya uyiringira, ntiyahemukira, uyizera ntiyamemukira. Haleluya. Imana ishimwe cyane rero. Amen. Urabona muri iyi minsi bafunze insengero, bafunga n'ubutayu. Ubu muri iyi minsi muri gusengera. Ntabwo bafunze insengero, bafunze inzu. Urusengero n'umutima w'umuntu. Ni ukuri. Kandi barafunze insengero. Oya, ntabwo mbyemera. Bafunze umusozi, ariko ntibafunze aho duhurira n'Imana. Yego. Mu rugo iyo wapfuka mugasenga Imana, kandi uzi neza ko ubwuzu bwawe ujyana n'Imana no mu mutima wawe. Burya iyo upfukamye, niyo wajya gupfukama ku musozi mu butayu, uzi ko wahemukiye mugenzi wawe, uzi ko wasenye urugo rwa mugenzi mu magambo, uzi ko wavuze mugenzi wawe nazi ko umunyeshyari. Niyo wajya ku misozi igihumbi, agakiza niho wakavanayo. Ahubwo agakiza sitiri mu mutima wawe. Umutima wawe ni ukuvuga ngo nubwo ugiye kurya ku isahani yogeje cyangwa yanduye. Yego. Imana ishimwe cyane rero. Amen. Imana iguha umugisha, ni ukuri kuba twongeye guhura, ukaba utwemereye kuza ku Umuremyi TV. Amen. Tubasabiye umugisha. Reka tubahe karibu rero n'ubundi, noneho tukwakiriye ku Umuremyi TV. Noneho uratangira dusengera Imana, uraza no kwibwira abadukurikira ku Umuremyi TV, kuko uri mushyashya kuri izi channel. Ni karibu umukozi w'Imana.
turagushimira urakiranuka n'Imana ihwanye nawe mu bitangaza mu mirimo ukora, imbaraga n'ubutsinzi, ikiganza cyane neza yawe ushyirwa hejuru k'umwami. Turakubashye rero ko bajye kumva ijambo ryawe ribabohore, ijambo ryawe ribateze intambwe, kandi ijambo ryawe rigwishe imvura y'urujojo mu mitima yacu, rigwishe imvura y'imijojo. Turagushimiye Kristo ko wakuri umwami mwiza, ijambo ryawe n'umuhigi mwiza utahukana umuhigo utabura umuhigo, kandi tugushimiye muri Yesu urakoze, amen. Hanyuma murakoze cyane kongeye gusuhuza abakunzi b'Umuremyi TV, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe ni Theo ni umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi ndacyakomeje kuba umukristo. Hari abenshi dusanga ari kwa murokore, hanyuma kwa murokore ugasanga n'inzani barayishe bava ngo ni kwa murokore, ugasanga acuruza ari byo leta yamubujije, ari byo Imana yamubujije, akavuga ngo ni kwa murokore. So hanyuma rero twebwe, njye ntabwo ndi umurokore, njye ndi umukristo. Njye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe, ndi kubarizwa muri batayo y'108. Nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugira ate, sineze guhindurwa n'iminsi n'ibihe, hanyuma sineze kuzahindurwa n'uko insengero bazifunze, kandi byaba binakwiriye kugira ngo bazifunge amanyanga n'amatika arimo ashiremo. Hari ibintu Imana yari yarahaze, ariko njye sinzikuraho kuri inyangamugayo, niko Yobu yavuze. Nanjye ndimo ndakangiye ngerekenye mu cyayobo, sinzikuraho kuri inyangamugayo. Rero njye ndi umukristo. Nari mvuze ngo abakunzi b'Umuremyi TV, reka tubabwire ngo Imana ibamugisha. Imana ibamugisha gutega amatwi ijambo ry'Imana. Mwino minsi ya none Satani yanyaza abantu, kandi abantu benshi bazi yuko kuba baranyazwe, banyazwe ubutunzi, banyazwe amafaranga, banyazwe amasambu, nibyo ntibakwiga basengera baririra, ariko ntibamenye umwanya ukomeye Satani yabanyaze. Burya niyo ubonaga wajya kuryama ugasenga iminota 30, iminota 15, ukaba udashobora gusenga iminota 3, menya ngo wanyazwe ikintu gikomeye cyane. Nimba uzi neza yuko wafataga mu cyumweru kwiyiriza, ntugishoboye kwiyiriza, urumva abarokora ko ntago umukristo bafite terimo vuga ngo igihe naburiye ibiryo ni igihe kinini, ngo reka mbibone, ngo reka mbivuture. Satani akunyaza ikintu gikomeye my friend, kandi nkwibutse ngo ntabwo intwaro y'umurwayi ntago ari ifata icyemezo, ahubwo umurwayi n'ufata icyemezo abyumvishije, intwari ikabimufashamo. Mwibutse rero ngo umutima wo kwibutsa gusenga, ariko muri wowe ibitekerezo bitarabigarura, ntabwo wafata icyemezo gihamye, kuko umutima wawe cyari mu kirere. Rero nari ngize nkubwire ngo wowe umukunzi w'Umuremyi TV, Satani ashobora kuba yarakora ikintu gikomeye cyane, ukaba uzi ko ukiririmba, ugicuranga, ugihanura, ukibwiriza, ariko ibihe byawe by'ubusabane nagendaga n'Imana byararangiye muri wowe. Reka nkubwire ngo yakwibye ikintu gikomeye cyane. Hari umuririmbyi aza gufasha avuga ngo bamwe baravuga ngo iwacu ni mu ijuru, abandi nabo bati dufite ibyo byiringiro, nyamara wakwitegereza ukabura imbuto z'ijuru. Kujya mu ijuru tuvuga si ugukina hoya, kujya mu ijuru tuvuga si amadini, n'ibindi. Rero reka nkubwire, ijuru tuvuga riraharanirwa. Niyo mpamvu Yesu Kristo atangira n'intumwa ziwe, yatangira n'intumwa 120, amakajya ku ntumwa 70, 70 akuramo 12, 12 akuramo 3 akuramo umwe ngo yegamiraga wenyine gusa. Imana ihabwa icyubahiro. Reka nkubwire, ikibazo si uko usenze igihe kinini cyane, ahubwo muri wowe uracyafite inzira zigana i Siyoni. Bibiliya ivuga abantu bafite inzira zigana i Siyoni, bavuga ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, iyo bageze mu gihe cyo gufunga inzu, urusengero rwacu uvuga ngo Uwiteka we ni kari mu mitima yacu, uzukore kandi wagure. Hari umuririmbyi wo mu gitabo wagiye ugira iyerekwa ryinshi ataratabarwa cyangwa atarapfa, yavuga ngo ibihe senga Uwiteka binyibutsa ko asubizwa, ngo nigiraho dateri ngo muganye ibyo nkeneye byose, ngo mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, ngo nsinde ubukana bw'umwanzi, ngo mu bihe byiza byo gusenga.
avanga ubwo nibwo nzaba nsezeye ku bihe byiza byo kujya byo gusenga. Yibagiye ko yagize ibihe byo gusenga by'abantu 120 yirije, yibagiza ko yagiranye ibihe byiza na korari, yibagiza ko yagiranye ibihe byiza n'itorero, wabyumvishije. Yibagiza ko yagize ibihe byiza we wenyine ari ku musozi. Ibi bihe ni ibihe byiza bikwibutsa abantu mwagiranye ibihe byiza byo gusenga. Imana ihabwe icyubahiro. Icyamba Imana ikakwereka ko ari wowe ukenewe mu isengesho. Nkunda kubivuga cyane abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, nkunda kubibabwira. Ijambo narigira cyane, nkunda kuribwiriza. Murabavuga ngo intsinzi iryoha kurusha izindi ntsinzi ni ugushimira aho wasebeye. Imana ihabwe icyubahiro. Narivuze ngo intsinzi iruta izindi ntsinzi zose ni ugushimira aho wasebeye. Kabiri, ikintu gikomeye cyane gikomeye ni ukuba ugitunze Kristo. Kuba utunze amafaranga rwakomaze ntiwarubwira ngo nuburetse mbanze njye kuyabikuza kuri banki ndaguhereza, kandi ntirurya ruswa. Imana ihabwe icyubahiro. Hari umurenge avuga ngo rutwara umuto ntirusigaza umusaza. Yaciba twari tuzi ko twese turi abagenzi. Maranye iminsi ijambo rivuga ngo mu isengesho ni wowe Imana ikeneye. Mu rugo iwawe uzi ko inshingano zujuje, murakundana n'ishari n'ishushu, ariko wapfuye haboneka undi gusimbura kandi nawe yabyuzuza. Mu kazi ukora raporo yitangira ku gihe, akazi ukinjiramo ku gihe ukagasohokera ku gihe uritwararika, ariko wapfuye raporo zakorwa. Yego, ushobora kuba uzi neza ko ari wowe ushoboye kuzi kuko uzi gutekera umugabo cyangwa umwana we neza, uzi kubana n'inshuti, ariko wapfuye haraboneka uki undi. Ahantu hataboneka umusimbura n'imbere y'iki Imana. Nkunda kubibwira abantu benshi cyane. No wandegera ndari kwamabona njya gusengera muri Isiraheli koko nayitega, ariko ngezo nakubanza se munyamakuru, nakubanza ngezo nava ngo ndagushimiye ko wandinze ndi mu rugendo. Kabiri, wandinanye n'umuryango wanjye, ndagushimiye uhabwe icyubahiro. Uzi uwa kangahe? Uri uwa gatatu. Bivuze ngo wakubanje bagize ate? Yakubanje. Narivuze ijambo rikomeye cyane ngo naramanye ijambo rivuga ngo ni wowe Imana ikeneye. Ntabwo Imana ikeneye titre yo kuri pasiteri, Imana ikeneye kuri bishop, Imana ikeneye titre y'umuhanuzi. Oya, ni wowe Imana ikeneye mama. Eliya yageze ajya ku musozi ari kumwe n'abahanuzi ba Bali, ngo maze ngo kubica, ngo hanyuma ngo ahanurira Ahabu, aramubwira ngo hereza umugaragu wajya kuranywa kiriya kibaya. Imana ihabwe icyubahiro. Numva nongeye kuzura amavuta yo kubwiriza kandi nanjye nshaka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma aramubwira ngo genda ujye kwa kiriya kiyaga, aramubwira ngo nugera ugaruke utubwire icyo ubonye. Ngo umugaragu aragenda, ngo ahageze ngo aramubwira ngo agatse ngo ntacyo negeze mbona. Arongera aragaruka aramubwira ngo surirayo, aramubwira ngo mbonye ikintu kimeze nk'agacu k'imvura. Aramubwira ngo surira, aramubwira ngo mbonye noneho cyabaye Kigali. Ngo ahita abwira aramubwira ngo imvura igiye kugwa ari nyinshi. Imana ihabwe icyubahiro. Aramubwira ngo imvura igiye kugwa ari nyinshi, kandi imvura igiye kugwa ari nyinshi ntabwo ari imvura ije guhembura imyaka, nuko ari nge muhanuzi wari warahanuye mvuga ngo imvura ndayihagaritse, ni nanjye yongera kubwira ngo imvura irongera agarutse. Imana ihabwe icyubahiro. Ahita aramubwira ngo mugiriye inama, hanyuma wowe n'umugaragu wawe nimunyonge igare ryanyu mwihute, anabarangira inzu bajya kugamamo. Amaze kuyibarangira inzu avuga ijambo rikomeye cyane ngo hanyuma ngo baranyonga igare, baranyonga barigendera. Ngo hanyuma asigaye abaza Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka we, ko nshimye ko nge mbahanuriye yuko imvura igiye kugwa, kandi nkaba ndi kubona igicu kirimo gitutumba, ngewe bimeze bite? Irambwira ngo ibuka ko muri we harimo amababa. Bibiliya iravuga ngo uwo mwanya ngo ahita araguruka, ngo bari gukomanga ku rugi ngo wari ubakingurira. Bibaza uburyo Imana ikoze. Nari nkubwira ngo ibuka ko muri we harimo ibihe byatumye winjira muri iyo nzu ubamo. Ibuka ko muri we harimo ibihe byatumye wubaka urwo rugo. Ibuka ko muri we harimo ibihe byaguhaye kubyara. Ibuka ko muri we harimo ibihe byakurinze kurwara covid. Ibuka ko muri we harimo ibihe byakurinze kwicwa n'indwara z'ibyorezo. Umenya ko ari wowe Imana ikeneye, nta bantu benshi Imana ikeneye, ikeneye wowe. Imana ihabwe icyubahiro. Abantu bagiye kure kubera ko wanze gutamba ibitambo
ngo abahanuzi bakubwiye ngo uzarusenya. Yewe burya kakubwirira ijambo rikomeye cyane, wubakiye ku bahanuzi ntiwubakiye ku Mana. Nta gitambo kiriho wakora kugira ngo Imana ikubakire, kuko wavuye mu bisabo by'amaraso y'Imana, uri uw'agaciro, uri uw'ingenzi mu maso y'Imana. Reka nkubwirire ijambo rikomeye cyane, ikisabwa imbere y'Imana ongeza ibihe byo gusenga. Mwibutse mu masengesho uganira n'Imana, mu masengesho ugira agaciro inshuti zitaguhereza, mu masengesho ugira agaciro, ugira valeur. Umugabo wagushatse atakikubonaho, ahubwo reba ibihe bya Satani yakunyaze, wongeye wiyongera Imana. Numva ngira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, abakunzi b'Umuremyi TV. Najya tuganire ku ijambo ry'Imana. Zanye ijambo nari manyiriza ijambo ry'Imana, kuko nzanye ijambo nahere mbabwira ngo n'Imana ikeneye. None zanye ijambo rikubwira ngo nubwo usuzugurutse muri karitsiye, ariko n'Imana ishaka gukorana nawe. Nubwo uciriritse mu kazi ukoramo, ariko ni wowe Imana ikeneye. Samweli wa mbere Samweli wa kabiri, ibice byayo bitandatu, turasoma umurongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9 n'uwa 10 wonyine gusa. Hava ngo maze uburakari bw'Uwiteka bukongezwa Uza. Uwiteka amutsindaho, amuhoye icyo cyaha cye, agwa aho ngaho iruhande rw'isanduku y'Imana. 8 Dawidi ababazwa nuko Uwiteka asumiye Uza. Niko guhinda aho hantu Perezubu na bugingo n'ubu. Peresuza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati isanduku y'Uwiteka yaza iwanjye ate? Hariho akabazo. Isanduku y'Uwiteka yaza iwanjye ute cyangwa ate ite? Dawidi yanga gukurayo isanduku y'Uwiteka ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya, ayicyura mu nzu ya Ebudadomu umunyagana. Imana habwe cyubahiro. Ndajya mvuge ku ijambo ry'Imana. Wowe uciriritse usuzuguritse imbere y'abana n'abantu, niwe Imana ikeneye. Ntabwo ndibuze kwinjira mu mateka ya Dawidi uburyo yavutse, ntabwo ndibuze kwinjira mu mateka uburyo Dawidi yabaye umwami, ahubwo ndagira mvuge ku ikintu cyitwa isanduku y'Imana. Isanduku y'Imana ninyivuga, benshi baraza kumva ko isanduku ari agaciro, ari amafaranga, ari ubutunzi, ari gukomera. Hoyaye, isanduku ni umutima wa Imana ikeneye. Hari umurimo ngo mbona abera bazamurwa bakurwa muri iyi si mbi, bagendaga baririmba batura beho wasiwe. Tega amatwi ngo numve ibyo, numve induru ziravuze, batiye babawe iyo mbimenya nkihana. Imana habwe icyubahiro. Bibiliya ivuga ngo igihe cyarageze isanduku y'Imana igenda bayinyaza, ijya mu gihugu. Hanyuma maze kugerayo, ariko bivuga ngo Dawidi aza kwima ingoma. Maze kwima ingoma, ashidutse asanga isanduku y'Imana itagiye mu gihugu. Aravuga ngo reka turwane, hanyuma tujye kwireba. Ariko mu kurwana kwe ntabwo yageze abwira abantu ngo nimuze tubanze twiyunge n'Uwiteka. Hoyaye. Hanyuma biravuga ngo umugabo witaga Uza, ngo isanduku y'Imana amaze kuyigarura, ngo Uza ngo igeze mu marembo y'ibwami, ngo Uza ngo isanduku ngo bayihetse, ngo bashaka kugwa, bagiye kugwa, ngo Uza ngo bashaka kujya kwiramira. Ngo uwo mwanya ngo kubera yuko yagiye afite ibyaha, Imana itimutsindaho. Biravuga ngo Dawidi ngo ahita arababara cyane. Ariko bakunzi b'Umuremyi TV, mutubwire, Uza yishwe nuko Uwiteka ari umugome cyangwa yishwe n'ibyaha bye? Satani yateye abantu, ntibakimenya ko Satani yabateye. Yakwambuye ibihe byo gusenga, natangiye mbivuga. Hanyuma ikibazo cyakugeza ari mu kazi, ngo Imana yarambeshye, Imana yarandetse. Ntabwo Imana yakuretse, aho waganiraga n'Imana si cyajya kuganira nayo.
Bibiri iravuga ngo uyu mugabo uza ngo amaze kugwaho ngo Dawidi ngo agira ubwoba ngo arababara cyane atinya ngo hantu ngo ahita izina na bugingo n'uburyo zina ntirirahinduka. Hanyuma Bibiri iravuga ngo Dawidi agira ubwoba. Ayiwe, reka nkubwire ubyanyu byemere muri karitsiye iwanyu bazi kuri umukene, mu mudugudu utemo bazi kuri umukene, bazi ko uramutse upfuye nta ngingo yakurengera, nta mwana ufite gukurikirana, byumvishije, nta nshuti, nta muvandimwe, nta so, nta nyoko, n'ubushobozi bafite ntibwarenga mu murenge bawukurikirane. Bibiri iravuga ngo umwami Dawidi ngo agira ubwoba bwo kwicyura iwe mu rugo, atinye agize ubwoba bwo kwicyura iwe mu rugo. Bibiri iravuga ngo arayikata navuga ngo nimujyane kwa Uzi na kwa Abidadomu w'umunyagana kandi w'umukene uciriritse. Nituvuga uburyo rero bayisobanura cyangwa abahanga bavuze muri teoloji baravuga ngo uyu Abidadomu yararaga ku rutara ahantu yasasaga amashangara, ngo hanyuma abwira umugore ngo Abidadomu, Imana ishimwe, Imana irambwira ngo ngiye kugusura, Imana ngo ngiye kugenderera, ngiye kubana na Imana imaze iminsi ivugana nawe. Le eno desta elafobri nema inimandodromi, Imana imaze iminsi ivugana ngo ihinduye amateka. Ni ukuri ntabwo Imana izakoresha abantu helasti, Imana irihagurukiye, Imana ibanye nawe mu masengesho yawe. Kandi reka nkwibutse igitangaje kimwe byose, uguhaye suka gukunze ahubwo ni Imana ikunyagiye. Ikigaragaza yuko ari Imana ikunyagiye, umuntu ntabwo ibihumbi 100 mu gitondo ntabwo ngo Imana yanyemeje ko ibihumbi 100, mu gitondo zambwe ngo nkeneye ibihumbi 10 zako azabweza bwati n'amafaranga mfite, ariko ikone na yabari, ariko Imana ikunyagiye mu izina rya Yesu Kristo. Numva turi kwigira umwanya kugira ngo dusenge Imana, ntabwo ndibuze gutinda, ndajya soane ku ijambo rita Abidadomu. Ngo hanyuma Abidadomu yari asenga, ari kuririmba mu ndirimbo ya 68. Ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, zajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo kuko igintu ngisha ibinkwiriye, mu munezero n'umubabaro byose inzanira mw'amahoro. Yari yararirimba n'umugore we n'abana biwe binginga Imana, nabo nkwiye kujya niganyira, nimba none turi igitoki turanyuzwe, nimba turi ibijumba turanyuzwe, mu munezero n'umubabaro byose bizana mw'iki amahoro. Imana avuga ngo nkoze ku mutima mwana wanjye, ngo uwo mwanya Imana irabyemera, isanduku inyurayo. Ngo hanyuma ngo Abidadomu ayibonye, ngo abwira umugore ngo tuyishyize muri saro, imbaraga zazayitondagira, tuyishyize muri saro abana baza bajya kubura ivumbi rikaza. Aravuga ngo reka iyi sanduku yacu, hanyuma iyi sanduku y'Uwiteka tuyishyire kuri rwa rutara, twe tumanuke tuyiramye turi hasi imbere yayo. Amina, haleluya, amina, haleluya. Hanyuma isanduku ikimara kugerayo bahindura indirimbo. Urumva ko nimugoroba baririmbye ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira, hanyuma guhindura indirimbo ngo guma ku birindiro gume ku gicaniro, imirindi y'umwami we ndayumva mu mwuka. Uwo ni umugabo bita Abidadomu, arasenga. Biravuga ngo igihe kigeze, biravuga ngo mu mezi 3 yonyine gusa, hanyuma ngo Imana yarihinduye amateka, yamaze kuba umukire. Igihe cyageze itegeko ribaho, bavuga ngo nta muntu ukwiriye kujya kureba isanduku y'Imana itwaje ituro. Inka barazijyana, amafaranga barayajyana, ibintu byose barabijyana. Biravuga ngo Dawidi umwami Imana yaje kumukora ku maso, ngo asanga Abidadomu yabaye umukire umurenze. Reka nkubwire, mu buzima urimo mu kazi gaciriritse, Imana ifite umugambi kugira ngo kuzamure. Mu marira n'agahinda umaze iminsi urira, Imana ifite umugambi wo kugira ngo kuzamure. Hanyuma ndagira ngo dufatanye muri iri jambo twumvishije, dukuremo icyifuzo kimwe, tuyibwira ngo dushaka kongera gusana wa mutima twahuragamo nawe. Hanyuma ujye muririmba imbabazi kutazi gusabye, umubwire ngo warampemukiye narabimenye ariko narakubabariye, kuko njye ndi mu rugendo rujya mu ijuru, shaka kubana n'Imana. Ndagira dusenga n'Imana, ndagira dusenga n'Imana. Umaze iminsi utera urushundura byaranze, umaze iminsi amagambo wakira n'amagambo akubabaza, umaze iminsi usuzugura na famiye,
imiryango yaragutaye, aho washatse baragusuzuguye, bakohereje amahembe, barakurwanyije, ariko tubonye ko umutima wicishije bugufi, Uwiteka ariko akabana nawe. Nta butunzi dusabye, nta mafaranga idusabye, ahubwo ikeneye wowe wenyine gusa. Numva agira ngo dusenge Imana, dusengane Imana. Mama, dusengane Imana. Papa, reka dusengane Imana. Mana, turagushime, turaguhimbaje. Urera urakiranuka, urera uri Imana, urera ushobora byose, urera umurengezi, urera umutabazi, urera umufasha. Shyirwa hejuru kuko urwana intambara nziza, kandi intambara warwanye nta kajoriti ibonekamo. Intambara warwanye ntabwo uzi utsindwa urugamba, utahukana intsinzi iteka n'iteka. Warwanye intambara nziza kwa Farawo, Abisirayeli bavana mu gihugu cya Egiputa ubageza mu gihugu cy'isezerano. Nanjye iwanjye warwanye intambara ndabizi, no ku bakunzi b'Umuremyi TV warwanye intambara nabo barabizi. Ayiwe, cyagiye tubona budacya urabarwanirira. Ababuze amafaranga kwishyura bishyurira, amadeni ya banki bajya gutera cyangwa urabishyurira, ababuze minerivare zabo narabishyuriye, ababuze ibyo kurya arabagaburiye, ababuze amafaranga kwishyura amasoro abagaburiye. N'iyi saa turasenze mu mbaraga zawe Yesu Kristo, reka ubutsinzi n'ijambo ry'imbaraga n'ikiganza cyawe nibigaragare Kristo ko wakura umwami w'abami. Turaguhamagaye Kristo ko wakura uwera, ufungure imigisha ku bantu bawe, kandi ufungure bahura n'igitangaza cyawe. Tugushimiye wa Kristo mwiza, abari batendetse uhaye imbaraga. Shyirwa hejuru kuko Kristo kubikoze mu mbaraga zawe Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Amen. Imana iguha umugisha cyane. Amen. N'abadukurikira ku Muremyi TV, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibarinde bakomeze. Amen. Ariko tutari twarangiza, nakubaza ikibazo kimwe. Yego. Ko dufite insengero nyinshi cyane cyangwa amadini, kandi twese tukadukurikira Yesu Kristo umwami n'umukiza, twese tukaba tuvuga ijambo ry'Imana. Noneho tukagira amadini menshi. Ibyo ngibyo biterwa n'iki, kandi twese tuvuga ko tugiye mu ijuru? Kugira amadini menshi si ikibazo. Hamwe buri wese mu itorero abuwejejwe muri ikibazo sa amadini menshi. Ikibazo ahubwo iyo tuyateraniramo amadini. Yego. Rero bayagira gusa reka mivuge niriyere ku Imana narivuze naritamutsije ku manzito no kwandi macano yandi. Hanyuma aba bashumba bashumbye amadini bafite ibintu bakoreraho, Imana yagije ngo ije ikureho. Abashumba bagize ute? Bashumbye amadini bafite ibintu bacishije, imbaraga bacishije. Izi nsengero bari kujyamo ugasanga insengero zose zitatse amavazi, zirimo ibintu bitandukanye. Aba bantu barimo bakora ku bantu ngo faya bakagwa. Imana iraje itsemba ubwami bwabo, kuko Imana ishaka kongera kubaka ubwami bwayo. Amen. Nukuri Imana ishimwe cyane. Urumva ko amadini ni menshi cyane, ariko bakavuga ko bari kujya kuri Yesu, ariko bose bakavuga iby'Imana, ariko badashaka ntabwo ari iby'Imana. Nyine bambaye umwambaro wo kwera, ariko imirimo bakora yihakana iki? Nusoma Bibiliya ijambo ry'Imana, Yesu yakoraga igitangaza, ashobora gukora igitangaza mu kwezi. Yesu niwe afite imbaraga se? Guhera kwa mbere bakoze igitangaza, kwa kabiri ngo ni faya. Kandi ikintu kintangaza ni kimwe, nuko aba bantu bakwita hasi bakabagaragura imbere y'abantu bakabambika ubusa. Bya bibazo bafite n'ubundi barabigumana ntibirangira. Yesu rero cyatangazaga abantu. Yesu aho yagiye avuga ngo ndategetse mu izina rya Yesu Kristo yate shira, uwo mwanya indwara ikajya igacya. Dufite ibihamya byinshi. Nimba Yesu yanyuze ku murwayi w'imyaka 30 ku kidendezi, akamubwira ngo urashaka gukira, ngo nabishaka, abanza kumuha details, ngo ntabwo nkeneye details, ahubwo ikore buri rwajya ate ugende. Bivuze ngo ntabwo yegeze anamubwira ngo nibakuranda tese, ngo ikore buri rwajya ate, uwo mwanya arahaguka aragenda. Yego. Hanyuma Yesu ngo umugore wamaze imyaka 10 ari mu mugongo, ngo amukozeho byonyine gusa. Yesu amenya ko ari imbaraga bivuga ngo ariko genda ujye ubeho. Hanyuma kuba bakubwira ngo ngwino upfukama ahangaha, bakaguha 10 bakavuga ngo wari urwaye utarwaye. Reka nkubwire, nasomye ijambo ramwe ngo uhanwa n'ubahanu n'uhanuza iza muzasoma amagambo mu gata Erbuam buryo yashutse umugore wiwe n'umwana ahetse mu mugongo, mwanya gahita nawe ahagwa. Reka mbabwire mwabantu mwe muri kuza mwambaye umwambaro kugira ngo mugaragare yuko mukiranuka, ariko imirimo yihakana Imana. Mukigwa musebya abantu b'Imana, mukigwa mubasebya. Amaturo yabaye amaturo. Imana iraje kugira ngo ikureho, kandi reka nongere ntangariza abakunzi b'umusaraba, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunzi ba Yesu Kristo. Imana iri gutera intinga, ikindi gisirikare cyayo kitazongera gutapfa.
yego umukozi w'Imana rero uvuze amaturo y'Imana none gutura ntago byemewe n'icya 10 ntago byemewe biremewe ariko mu gihe cyabyo njye ntabwo narwanyije gutura biremewe ntabwo narwanyije icya 10 nacyo kiremewe wabyumvishije ahubwo bamwe bavuga ngo zana igitambo kugira dukore igitangaza njye ntabwo nifatanyije nabo ubwo ntago uri kumwe nabo ntabwo ndi kumwe nabo Imana ishimwe cyane rero uyu n'umukozi w'Imana reka tubabwire ngo wenda muzagaruke ubutaha kuko turabakeneye ndumva mufite ibintu by'Imana kandi bikomeye nukuri Imana iguha umugisha kandi Imana igikurinda ibihe byose namwe rero mudukurikira ku Muremyi TV turabashimira uburyo mudukurikira igihe cyose turi kumwe namwe Imana ibaha umugisha kandi barinde ibakomeze ibihe byose turabashimiye rero murakoze